hari inkuru zidasanzwe ziba zituje ariko iyo zitegereje neza ugasubiza inyuma amaso gato usanga zaranditswe n'igihe ubushake bw'Imana. Hari amagambo wumva mu ndirimbo runaka akagusigira ibibazo byinshi, uti ese ninde uri kuririmba, ninde ndi kumva, ninde ushobora kugira ijwi ryimbitse gutya gitondetse, amagambo afite inyunge, amatwi aryohewe, byinshi cyane ukumva biragutangaje. Muri ako kanya uba utangiye urugendo rutangaje, urugendo ruganisha ku muntu wakuriye mu gace kazwi cyane ahantu hatuje ariko afite inzozi zivugira hejuru y'urusaku rw'isi yose. Uko yagiye akura ni nako ibihe byamutozaga kuba umuntu uzaba icyamamare, ariko bikamushimangira kubera yuko cyangwa se bigashimangirwa n'ijwi rye yari afite ridasanzwe. Si inkuru y'amanota meza mu ishuri, si inkuru y'ubukire bwo mu muryango, ahubwo ni inkuru y'umwana w'umukobwa wahisemo kumvira umutima we ndetse agahitamo kuririmba, yitwa Juliana Kanyomozi. Amavu n'amavuko ya Juliana Kanyomozi. Juliana Kanyomozi yavukiye mu gihugu cya Uganda ku itariki 27 Ugushyingo 1980, avukira mu muryango w'abatoro ukomoka mu karere ka Fort Portal mu burengerazuba bwa Uganda. Akaba avuka ku mubyeyi w'umugore witwa Catherine Manyindo, naho se akaba yari Mzee Steven Kanyomozi, wari umunyapolitike ndetse n'umunyamakuru mu gihugu cya Uganda. Yize amashuri abanza n'ayisumbuye mu Uganda, aho yagaragaje impano idasanzwe mu bijyanye n'ubuhanzi kuva akiri muto. By'umwihariko yigaragaje cyane mu bijyanye n'umuziki no kuririmba mu rusengero, ari naho yahereye atungurana ndetse atangira kuririmba abantu benshi bakikanga. Buriya hari abantu benshi batazi yuko Juliana ari umwana umwe rukumbi cyangwa se ibyo twita mu Kinyarwanda ikinege. Ibintu byatumye aba hafi cyane y'ababyeyi be, by'umwihariko nyina yaje gukurira mu muryango wubaha umuco n'indangagaciro za gikirisitu, bituma akura afite ubupfura, isuku, imico irangwa n'ubwiyoroshye cyangwa se no kwiyoroshya. Uyu muhanzikazi ntiyahise yinjira mu muziki nk'akazi, ahubwo yabanje kugerageza gukina tennis ku rwego rw'igihugu, aho ari umukinnyi ukomeye mu rubyiruko, ari nako imyaka yaje kugenda yicuma. Impano ye yo kuririmba yakomeje kumusunika cyangwa se gutuma igenda imusunikira yuko yayikora, bityo biza kurangira atangiye kuririmba. Juliana Kanyomozi yinjiye mu muziki mu buryo bw'umwuga ahagana mu ntangiriro y'umwaka w'2000, ariko urugendo rwe rwo gukunda cyane umuziki ndetse no gukundwa n'abantu rwatangiye mbere gato ubwo yafatanyaga n'undi muhanzikazi witwaga Aileen Namubiru. Abantu benshi baramuzi mu gihugu cya Uganda, bagashinga itsinda bise IJ. Niryo tsinda ryamuhaye umwanya wo kumenyekana ku buryo bugaragara mu gihugu cya Uganda. Nubwo iryo tsinda ritamaze igihe kirekire, ryagize uruhare runini cyane mu kumurikira inzira y'ubuhanzi. Indirimbo zabo zakunzwe cyane, harimo nk'indirimbo yitwa Viva Forever n'indirimbo yitwa 7 Days. Zari zifite ijwi ritangaje ryuzuyemo amarangamutima n'ubushobozi bwo kumva ko ushobora kuririmba bya nyabyo. Nyuma yo gutandukana na Aileen Namubiru, Juliana yatangiye urugendo nk'umuhanzi ku giti cye, maze mu mwaka wa 2004 ashyira hanze album ye ya mbere yitwaga Nabikoa. Anga twibutsa yuko impamvu yise iyi album ye Nabikoa yitiriye indirimbo ye yari yarakunzwe cyane yise Nabikoa, cyangwa se mu Kinyarwanda ugenekerereje bivuga ngo ndaraba cyangwa se ndabirambiwe cyangwa ndarambiwe. Indirimbo yahise ikundwa cyane muri Uganda ndetse no mu bihugu by'abaturanyi. Iyo ndirimbo Nabikoa indirimbo yakunzwe cyane, maze bituma anayitirira album yiwe. Ibi ngibi byatumye yinjira mu mwuga w'umuziki nk'umwe mu bahanzi b'abagore bari kuzamuka vuba cyane muri icyo gihe mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. By'umwihariko ijwi rye ry'umwimerere ryafashije abakurikira umuziki gukomeza kumwitaho cyane, maze amaradiyo aramucuranga, amateleviziyo aramwerekana, dore ko icyo gihe nubwo amateleviziyo yari akiri make ariko baramukurikiye karahava kuko indirimbo ze zarakunzwe cyane.
icyo gihe Juliana yari umwe mu batangazaga abantu batari bake mu muziki wa Uganda, dore yuko mu muziki wa Uganda ntabwo abagore bari bakabaye benshi. Umuziki wasangaga kenshi ukorwa n'abahanzi b'abagabo harimo nka ba Chameleone ndetse n'abandi. Uko imyaka yakurikiranye yakomeje gusohora indirimbo zigaragaza impinduka, ubwenge ndetse n'ibitekerezo byimbitse ku buzima n'urukundo. Ibi byose byamugize igihangange mu njyana ya Afrosoul ndetse R&B n'izindi njyana za Kinyafurika. Nyuma gato y'aho ngaho Juliana Kanyomozi yatangiye no gukorana n'abandi bahanzi mu buryo bwa collabo cyangwa se babyita collaboration mu cyongereza, aho ijwi rye ryiza n'ubushobozi bwe mu guhuza amagambo byatumye aba umwe mu bahanzi b'ikitegererezo bashakishwa na benshi kugira ngo bakorane indirimbo yakoranye cyane n'abahanzi bafite izina rikomeye muri Uganda. Umuhanzi Bobi Wine bakoranye indirimbo yitwa Mama Mbile, ni indirimbo yakunzwe cyane ndetse na hano iwacu mu Rwanda mu mwaka wa 2005. Iyo ndirimbo yabaye igihangano gikomeye cyane kuko yavugaga ku rukundo n'agaciro k'umubyeyi. Uyu muhanzikazi kandi yakoranye indirimbo na Jose Chameleone. Jose Chameleone ni umwe mu bahanzi bakomeye Juliana yagiye akorana nawe ku rubyiniro mu bitaramo, nubwo batigeze basohora indirimbo ifatika muri studio, ariko bagiye bahurira ku stage akomeye ndetse bagenda barushaho gukorana mu muziki. Radio and Weasel yakoranye nabo indirimbo yitwa Twalina Omukwano, igaruka ku rukundo rwabaye amateka ariko rutibagiranye mu mitima y'abantu. Gukorana n'abahanzi baturutse mu bindi bihugu, Juliana yagiye agirana imikoranire myiza n'abahanzi bo mu karere cyane cyane muri Kenya na Tanzania. Yakoranye indirimbo n'umuhanzi Kidumu Kibido wo mu Burundi. Umuhanzi Kidumu yakoranye indirimbo nawe ndetse arongera akorana indirimbo n'abandi bahanzi batandukanye. Dusunyuma gato y'indirimbo bakoranye na Kidumu yitwa Hacurudi Nyuma, ni indirimbo nayo yakunzwe cyane ndetse igenda icurangwa ahantu hose. Yakoranye kandi n'umuririmbyi w'icyamamare witwa Wahoo wo muri Kenya mu ndirimbo zifite insanganyamatsiko y'urukundo n'uburenganzira bw'umugore. Ariko nubwo ibi byose yabikoze, Juliana nabwo yakundaga kwirukira gukorana indirimbo n'abandi bahanzi cyangwa se ibyo twita collabo, ahubwo yakundaga guhitamo neza abo bakorana bitewe n'ubutumwa bw'indirimbo, uburemere bwayo ndetse n'uburyo amagambo ashobora gufatanya cyangwa se ashobora gutuma nibo bagiye gukorana umuziki iyo ndirimbo izumva cyangwa se igakundwa n'abantu. Yavugaga ko nta collabo nziza ibaho niba nta bushuti cyangwa ubwumvikane bwimbitse hagati y'abahanzi. Ni nayo mpamvu indirimbo nyinshi yakoranye n'abahanzi zagiye zikundwa ku rwego rushimishije kubera ko abenshi bakoranaga n'ubundi bari basanzwe ari inshuti. Abantu benshi bagiye bibaza ku kibazo cyo kuvuga ngo ese koko mbere yuko Juliana Kanyomozi aba umuhanzi koko yabanje kuba umunyamakuru? Igisubizo ni yego, nibyo ni ukuri. Juliana Kanyomozi mbere yo kwinjira byimbitse mu muziki yari yaramaze gukora akazi k'itangazamakuru, nubwo atabikoze igihe kirekire cyane. Muri ibyo bihe byo hambere, by'umwihariko hagati ya 2000 ndetse na 2003, Juliana Kanyomozi yagiye agaragara kuri Capital FM, ni radio ikorera hariya mu gihugu cya Uganda, imwe muri radio zikomeye muri Uganda, aho yakoraga nk'umushyushya rugamba cyangwa se radio presenter. Yakundaga cyane gucuranga indirimbo, kuganira n'abakunzi b'umuziki ndetse akanavuga ku nkuru z'abahanzi. Ibyo byatumye amenyera cyangwa se amenyana cyane n'abahanzi benshi, ndetse ari nako yaje kubona cyangwa se kujya abona collabo mu gihe yari yinjiye mu muziki mu buryo bumworoheye, nk'umuntu akenshi yakundaga gutumira abahanzi. Ibi rero byose n'ibindi byaje kumufasha cyane igihe cyose yagiye asohora indirimbo ze, kuko yarasanzwe azi uko kumvikanira mu itangazamakuru cyangwa se ku gitangazamakuru bikorwa, uburyo ubigenza, inzira ucamo ndetse n'uburyo bwo kwiyubakira izina ryiza imbere y'itangazamakuru, uburyo bikorwa. Ikindi kandi nanone kuba yarakoraga kuri radio byamufashije kumenya neza cyangwa se kumenyana neza nyine n'abandi nk'uko twabikubwiye haruguru. Ikindi urumva ari umuntu ufite izina, kuba yagusaba service uri umuhanzi, mfasha iki se dukwana indirimbo, byari ibintu byoroshye kwako n'ubundi yari yaramenyanye n'abastar cyangwa se n'abahanzi mbere yuko yinjira mu muziki. Ku bijyanye n'ubuzima bwo gushaka umugabo cyangwa se bwo kugira umuryango,
Juliana Kanyomozi mu bijyanye no gushaka umugabo ndetse n'urubyaro byagiye bitavugwaho cyane mu buryo burambuye, kuko ari umuntu ukunze guhitamo gukomeza ubuzima bwe bwite mu ibanga, ariko hari ibintu by'ingenzi byagiye bimenyekana ku mugaragaro byagize cyangwa se byagize uruhare runini mu rugendo rwe rukomeye, cyangwa se nk'umugore uwo ari we wese cyangwa se nk'umubyeyi uwo ari we wese. Wenda ahangaha tubisobanuye gato, Juliana Kanyomozi yigeze kuvugwa mu rukundo n'umukinnyi w'umupira w'amaguru w'icyamamare muri Uganda witwaga Ivan, ndetse nyuma yaho aza kongera kugirana cyangwa se kwinjira mu rukundo n'uwo bitaga King Lawrence, umwe mu bagize itsinda ry'abaherwe ryitwa Rich Gang ryamenyekanye cyane mu myidagaduro y'i Kampala. Ibyo bivugwa cyangwa se ibyo byavugwaga ntabwo byigeze byemezwa cyane na Juliana ubwe, ni ibintu byavugwaga mu itangazamakuru, abandi bakavuga bati twe dufite amakuru, bityo bigenda bivugwa gutyo. Yigize kuvuga ati nshobora kuba ndi mu rukundo cyangwa ntarimo, ariko sinumva impamvu nabigira ibya rubanda. Ibi byatumaga abantu benshi bubaha ubuzima bwe bwite, kandi byanamuteye gukomeza kugira icyizere no gukomeza urugendo rwe, bityo akomeza kugenda yamamara. Nubwo inkundo cyangwa se urukundo rwe rutigeze ashaka ko inkundo ze zivugwa cyangwa se abantu bamuvuga mu rukundo, ariko nyuma y'imyaka 6 atari afite umwana, ku itariki ya 12 Kanama 2020, Juliana yatunguye abantu ubwo yatangaje ko yibarutse umuhungu yise Taji. Ibyo byabaye nk'inkuru yitangaza kuri benshi, kuko yari yarabigize ibanga. Nta muntu n'umwe yari yarabwiye ko atwite, ndetse ntiyigeze atangaza uwo yabyaranye n'uwo muhungu we witwa Taji, ariko ari ibyo ngibyo yavuze ko ari ubuzima bwe bwite, ndetse ari we ugomba kumenya papa w'umwana we. Ati kuko nta muntu n'umwe uzigera mfasha, niyo mpamvu papa w'umwana wanjye ni njye umuzi, ndetse n'umwana wanjye agomba kuzawumenya, ariko se kujya mu itangazamakuru byabamarira iki? Yaravuze ati nubwo nari nzi ko ntazongera kubyara, Imana yanyeretse ko byose bishoboka. Dusubiye inyuma gato, Juliana Kanyomozi yabyaye abana 2, ariko umwe muri bo yaje kwitaba Imana. Kellen Raphael Kabugo ni umuhungu we w'imfura wavutse mu mwaka wa 2004. Yari umwana yakundaga cyane kandi amugaragariza urukundo ku buryo bugaragara. Yaje kwitaba Imana mu mwaka wa 2014 afite imyaka 11, azize indwara yo mu bihaha cyangwa se asthma. Taji Kanyomozi ni umuhungu we yibarutse ku itariki ya 12 Kanama 2020, nyuma y'imyaka 6 abuze. Kellen niwe mwana Juliana afite, ubu kandi amwitaho cyane, amurinda itangazamakuru ukashoye, kuko yavuze ko ubuzima bwe cyangwa se ubuzima bw'abana be nta hantu bugomba guhura n'itangazamakuru. Ni ukuvuga ko ubu afite umwana umwe mu buzima, ariko yabyaye abana 2 bose b'abahungu. Umwe nkuko twakubwiye wita Kellen Raphael Kabugo, akaba araje kwitaba Imana ku myaka 11 y'amavuko. Nyuma yo kwibaruka Taji mu mwaka wa 2020, Juliana yahisemo kugabanya ibikorwa byinshi by'ubuhanzi kugira ngo ahange amaso kuba umubyeyi wita ku mwana. Yakunze kuvuga ko yifuza ko Taji akura mu buzima bufite ituze. Ikindi atangariza itangazamakuru cyangwa se atangariza ibinyamakuru byuko iteka ryose nta kindi kinashobora gukora mbere yuko yita ku mwana. Mu biganiro bike agenda atanga, ashimangira ko kuba umubyeyi bwa kabiri byamuhaye isomo rikomeye, kwitonda, guha umwanya iby'ingenzi no kwishimira ubugingo kurusha ikuzo. Uyu mudamu cyangwa se uyu munyamuziki nubwo atagikora cyane nk'uko byahoze mbere, Juliana ntigize ariko umuziki burundu, kuko mu mwaka wa 2022 yasohoye indirimbo yitwa Omwana. Iyo ndirimbo ye ni indirimbo ikubiyemo amagambo yuje urukundo, ibisingizo by'umubyeyi w'umwana we Taji. Iyi ndirimbo yagaragaje uburyo Juliana ari umuhanzi kuko utaratakaje indangagaciro, nubwo yagiye ahura n'ibibazo bitandukanye, ariko indirimbo ze zifite ubuzima, zifite ubutumwa, ndetse ubutumwa buturuka ku mutima.
n'ijwi rye ritajya rihinduka nubwo imyaka igenda izamuka nakomeza kujya agaragara mu bikorwa bike by'imyidagaduro. Aha twavuga nka kampani y'ubukangurambaga, gusura cyangwa se kubana n'abahanzi bato, agenda bareba impano zitandukanye mu gihugu cya Uganda ndetse n'ibindi bitandukanye. Ntabwo ajya abura mu bikorwa byo kuba yafasha abantu ndetse no kuba yatanga ibitekerezo mu muziki w'igihugu cya Uganda. Ikindi Juliana muri iyi myaka agenda agaragara cyane mu bikorwa byibanda mu kwigisha ababyeyi n'abagore cyane cyane uko bashobora kubaka ubuzima bwiza n'urukundo hagati yabo n'abana babo. Akunze no gutanga ubutumwa bushishikariza abagore kuba inkingi z'imiryango nubwo baba baranyuze mu bihe bikomeye. Juliana aracyari umuhanzi ariko yihaye intego nshya yo kwita ku mwana, kwihugura no gukora mu muziki ufite ireme aho guhatana mu bindi bintu cyangwa se mu gushaka ibindi bintu ahugiramo, kandi nyamara umuziki ari wo watumye amenyekana. Iyi ngiyi ni Talatibu TV, twigezaho amakuru y'ibyamamare, amakuru yabo wakunze ubu barihe, ese niba baritabye Imana abo basize ubu barihe, babayeho gute? Kugezaho amakuru mu muziki, mu mupira w'amaguru, mu neferme ndetse n'ahandi. Apfa kuba gusa ari umuntu wakunze, ari umuntu wamenye ndetse ari umuntu waduhaye enjoyment cyangwa se waduhaye ibyishimo. Icyo usabwa nta kindi, cyase muri comment utubwira uti njye ndifuza ko ubutaha mwambwira kuri kanaka, twebwe turi tayari tuzamukubwira. Ntutinye utubwire ukunda uwo ari we wese, twebwe tuzakugira. Ikindi niba wakunda ikiganiro cyacu ntugende udakoze like, kuko iyo ukoze like bitwongera imbaraga, bituma tubona ko turi kumwe nawe, bituma tubona yuko ibyo dukora mwabiha agaciro kandi ari ingenzi. Njyewe nitwa N Yusuf, ibiganiro byacu nakagaruka. Haitala vista, haitala manyanya, ciao ciao, turabakunda, Imana ibarinde.